Uyu munsi twaguteguriye ibintu birenze bitanu ushobora gukoresha cyangwa se kwifashisha utsindira umutima w'umuntu, cyangwa se ibintu abakobwa bakunda ku basore ku buryo bafata umwanzuro wo kuvuga ngo uyu musore nabana nawe kandi yambera umugabo. Icya mbere, kwitaho cyangwa se kumwitaho. Umukobwa akunda umuntu umwitaho, akamuhamagara, akamubaza uko yaramutse, uko araye. Ibi ni ibintu abakobwa bose bakunda. Iyo umweretse ko umwitayeho, niyo mwamuri kumwe cyangwa se mutari kumwe, ushobora kumuhamagara ukamubaza amakuru. Ibyo bizamwereka ko umwitayeho. Icyo kizaba kimwe mu bintu bizatuma arushaho kugukunda, kuko uzaba wamuhaye umwanya. Mwaba muri kumwe, yaba ari kure yawe, ariko communication cyangwa se communication hagati yanyu yigenze neza, umwana w'umukobwa biramushimisha. Ikindi cya kabiri, amagambo meza. Niba ari ikintu gishimisha umukunzi wawe, no kumubwira amagambo meza. Umeze gute? Ndagukunda, tuzahorana. Ibyo ngibyo bikomeza kumwongerera icyizere cy'uko uri umuntu uri seriye, kuko utayamubwira yakumva ko n'ubundi utamukunda. Utayamubwira akayabwirwa n'abandi, yabona ko nyine nta rukundo umufitiye. Iki rero kiri mu bintu bishobora gutuma umukunzi wawe arushaho kugukunda kandi akumva ko nawe umukunda bya nyabyo. Kumubwira amagambo meza, urasa neza, ibyo bintu byose bigenda bituma arushaho kukwiyumvamo no kugukunda. Ikindi cya gatatu, umusore ugira intego cyangwa se umusore ufite intego. Buriya umukobwa iyo muvugana cyangwa se umukunzi wawe iyo muganira, abakubona ibyo utekereza, ibyo umwifuzaho byose ababizi. Niyo atakwatura ngo akubwire, ariko buriya uko mugenda muganira agenda amenya byinshi kuri we. Niyo mpamvu rero umusore wagerageje kuzajya abwira umukobwa ati tuzakora ibi, nitubana tuzakora ibi, ndumva ashaka kuzakora iki, ndumva ashaka kuzubaka inzu, ndumva ashaka kuzagura imodoka. Iyo abonye ko uri umusore ufite intego, uharanira ejo hazaza, aragukunda, akabona ko uri umusore ufite inshingano. Ariko iyo uri umuntu uhora utekereza ibintu by'uyu munsi, ejo gusa, bikarangirira aho ngaho, abona nyine ko udatekereza kure cyangwa se utareba kure, agatangira kugira ubwoba bw'ahazaza hanyu babiri. Ese uyu muntu utajya unatekereza ahazaza hacu, ntashishikajwe no kumenya aho tuzaba turi, ubuzima, akazi se. Iyo abonye rwose nta gahunda yabyo, atangira kubona ko nta cyizere mwembi mushobora kugera kure. Wapi, atangira kugira ubwoba, akavuga rero uyu muntu reka ngende hakiri kare. Ikindi gituma umukobwa cyangwa se umukunzi wawe arushaho kukwishimira no kumuhereza impano. Umukobwa yaba afite akazi yaba atagafite, buriya impano yavuye ku musore cyangwa ku mugabo ni ikintu kimushimisha cyane. Atitaye ku ngano, atitaye ku gaciro, atitaye ku buremere bw'impano muhaye. Umuntu iyo muri mu rukundo, nicyo kintu cya mbere kimushimisha, gutanga impano. Wa musore we niba ukundana n'umukobwa utaramuha impano, uwo yagiye. Ni byiza cyane kumuhereza impano, wamuha impano z'ubushobozi bwawe, amafaranga ufite, ariko akabona ko ari ikintu umukoreye umukunze, utarebeye ku bandi, ari ikintu kiguvuye ku mutima, ni ikintu akunda cyane. Rero niba ufite umukunzi wawe kandi ukaba wifuza kumutsindira, aka kantu kazagufasha kumuhereza impano za hato na hato. Ushobora no kuba utinya ngo ati afite amafaranga, afite akazi keza karusha kanjye. Oya, ibyo ku mwana w'umukobwa cyangwa se ku mukobwa uri mu rukundo rwa nyarwo, ntabwo ibyo abyitaho. Impano yose wamuha iramushimisha, ipfa kuba ivuye ku mutima wawe kandi uyikunze. Ikindi rero, kumuhereza umwanya. Iyo umuntu umuhereje umwanya, ukamubwira niba uyu munsi saa moya turahura, niba ari muri weekend turahura, akumva ko nyine uri umuntu utica gahunda, ibyo arabigukundira. Ariko iyo umubeshye ejo nzaza, ejo tuzavugana, nzaza next week, nzaza uyu munsi, ahita abona ko uri no kumubeshya. Rimwe na rimwe ashobora gutekereza kuri no kumuca inyuma. Ibyo ngibyo rwose nubikora cyangwa se nubigerageza, uzaba utsindiye umutima w'umwana w'umukobwa. Niba umuhereza umwanya, niba hari ikintu kibaye kidasanzwe, mubwire sheri nago bikunze kumboneka, I'm sorry, ariko bimubwire mbere y'igihe. Ariko kumubwira niba mufitanye gahunda saa sita, ukamuhamagara ati saa sita ntabwo nyije, hari igihe azabona ko uri kumubeshya, hari igihe azabona ko uri kumuca inyuma. Ibyo niba ubikora, gabanya cyangwa se ubireke kugira ngo utsindire umutima w'uwo mukunzi wawe. Ikindi rero, kudasesagura.
twese dukunda kwenjoyinga, dukunda kwishimisha, dukunda gusohokera ahantu heza. Ariko wa musore we, niba usesagura ugira ngo ushimishe umwana w'umukobwa, you are losing. Umukobwa akunda umuntu umwita, of course, umuhereza amafaranga cyangwa se impano zitandukanye, ariko iyo abona ubikora ukabikora rimwe na rimwe nta kintu witayeho, utitaye niba inzu yawe wayishyuye, utitaye niba amafaranga yo gushyira mu bikorwa byawe wayabonye, ahita abona ko uri umuntu udafite gahunda, uri nk'aba basore b'iki gihe, uri wa musore nyine ushaka kuryoshya. Uwo muntu atangira kubona ko mudashobora kubana ngo bikunde. Gusesagura rero umukobwa rimwe na rimwe hari igihe abipimira muri kwa kuganira kwanyu, kwa kundi kumuha amafaranga, byose agenda bibona. Ashobora kwishima ko wayamuhaye, nanabikubwiye kuri kusesagura, ariko muri we ahita amenya ikibazo, ati uyu musore turakundana ariko ndabona sesagura pe. Wamugurira impano ariko mupanga imishinga muri kumwe, mubwire sheri twakora iki, umubwire ndashaka gukora iki, umubwire nyamara wasabye amafaranga ariko sheri ntago bikunze, mfite gahunda, reka mbanze mbishyire kuri gahunda. Iyo ari umwana w'umukobwa ufite umutima, iyo ari umuntu ushaka kubona ejo hanyu heza mwese, azabiha agaciro, avuge wow, uyu muntu ashobora kuba afite icyerekezo. Niba usesagura, ugasesagura utanga inshuti zawe, twagiye aha, twagiye Dubai, mbega kabona amafaranga uri kuyakoresha nkaho ari wowe uyarema, biramubabaza. Niyo atabikubwira at that moment, ariko ababizi neza ko uri mu bantu adashobora kubana nabo. So niba ukora ibi bintu, niba usesagura, niba udaha umwanya umukunzi wawe, niba utamubwira amagambo meza, usa neza, wambaye neza, wambara neza, uteye neza, biragoye ko uyu muntu muzabana, kuko azabona ko nta kintu na kimwe ujya witaho. Ikindi cyanyuma, iyo abonye ko utamugira inama. Mu rukundo abantu bagirana inama. Mu rukundo umuntu arakubwira njye iki sinagikora, iki nagikora, ariko ubikoze gutya byakunda. Niba uri umuntu udashobora kugira inama umukunzi wawe, whether uri mukuru kuri we cyangwa se ufite imyaka mikeya kuri we, mu by'ukuri mugirana inama. Ibi bizabafasha mwembi. Umugira inama, utubwiye sheri ndabona aha hantu atari ngombwa ko wahajya, ibi nibi ingaruka, ibi nibi, mwese mubwirane, mwumvikane ku kintu. Ariko iyo abona buri muntu ukora ibye, undi akora ibye, nawe witaye ku wundi, n'ubundi wese umuntu utangira inama, musabye ibi ngibi, nambwimbaje ese urabikoresha iki, ugiye he, bimeze gute, kabone nubwo mutarabana, ariko hari boundaries mwashyiraho, cyangwa se hari uburyo urukundo rwanyu mushobora kurutwara. Ibyo byose bizagufasha kuba watsindira uyu mwana w'umukobwa, cyangwa se urukundo rwanyu rukaba rwagera kure. Niba koko aba bantu muhuye, mushobora kubaka izina ryanyu, mbese mukagera kure. Mushobora no guhura ibi byose mutabyujuje, cyangwa se umusore cyangwa umukobwa atabyujuje, ariko ushobora gushyiramo imbaraga kugira ngo ubimwumvise kandi umwumvishe agaciro kabyo. Atari bya bintu byo kugera mu rukundo yakora ikosa ati urabeho, oya, no kwicara mukaganira, ahita abona ko uri umujyanama we mukuru. Hari abantu mu rukundo adashobora guhamagara mama we, adashobora guhamagara papa we, adashobora guhamagara mukuru we, agahitamo guhamagara umukunzi we ati sheri ko bimeze gutya, mu muryango bimeze gutya, mukuru wanjye mbigenze gute. Ukabona sheri we niwe ufatiye ya mbere mu kumugira inama. Urumva uwo muntu aba yaramwisanzuye, yarageze ku rwego rwo kuvuga ngo noneho uyu muntu, he is so special to me, she is so special to me, so why kuki ntamugira uwanjye, kuki ntamutwari wanjye. So ibyo rero ni ibintu twari twabateguriye kuri Ntagara Official, bishobora kugufasha niba uri mu rukundo. Ibi bintu nubikoresha, you gonna win. Murakoze cyane. Nk'ibisanzwe ndi Ntagara Delphine. Kora subscribe, like, share, tera comment, dukomeze kubana. Mbifurije guhaha mukaronka.